Ikintu cyo guhisha ukuri tugomba kukuvuga nk'ukuri. Igihugu cy'u Rwanda gitegetswe n'umwicanyi w'umwuga. Ubwicanyi. Amateka agaragaza neza ko Paul Kagame ari nawe perezida w'igihugu cy'u Rwanda n'umujenosideri wateguye jenoside. Ni Paul Kagame n'agatsiko ke. Amateka arabyerekana. Mugomba no kujya mumenya impamvu umuntu wese ushatse kugaragaza ibibi bakora bahita bamwica. Muhere kuri Kizito Mihigo, umumarayika avuga ati abantu bose barapfuye, abahutu barapfuye, bahita bamukuraho. Mujye mutekereza impamvu umuntu wese ushatse kugaragaza ukuri bamukuraho. No kugira ngo batabona ubwambure bwabo, ariko ntago bizakunda. Interahamwe zakoze jenoside spontanée, ariko hari na jenoside planifiée. Jenoside yateguwe nane Paul Kagame n'agatsiko ke. Amateka arabishumangira. Nta gihishwe kiriho. Amateka arabishumangira. Kandi nabo bafatanije urugamba bari mu ishyamba barabivuga. Ni gutuhangara gucana umwambi ukawujugunya mu bwatsi bwumye ari muki. Ubuzi ko hakurikira iki? Abakurikira amakuru zege byo murabizi. Ibyo mbabwira byose ni ukuri. Nta kinyoma mbye mbabwira ukuri. Icya 11 Abanyarwanda barambiye kuyoboreshwa amateka y'ibinyoma. Hagomba kubaho Arusha kugira ngo Abanyarwanda tugire ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Abanyarwanda barambiwe kuyoboreshwa amateka y'ibinyoma. Ubutegetsi bwa Kigali, ibisohoka mu kanwa kabo byose buri munsi ni ibinyoma gusa. Nta kuri kurimo, ni ibinyoma. Turarambiye kuyoboreshwa amateka y'ibinyoma. 12 Abanyarwanda benshi byitwa ko bafungiwe icyaha cya jenoside n'abere. Abanyarwanda benshi buzuye muri gereza hariya byitwa ko bakoze jenoside n'abere. Ibi ni ukuri. 13 indi mpamvu ya 13 iri gutegeka ko Arusha ya kabiri ibaho. Ibibazo Abanyarwanda bafite tukicara tukabicoca ku meza amwe tukabishyira hamwe tukaganira tukumvikana, noneho ibibazo dufite bigakemuka mu nzira y'amahoro. Ubutegetsi bwa Kigali budakunda, hazafatwa izindi nzira zose zishoboka, ariko Abanyarwanda babe nk'abandi baturage batuye isi yose. 13 Abanyarwanda barambiwe. Abanyarwanda barambuye kuyoborwa n'ubutegetsi buteza umutekano muke ku bihugu bituranye. Abarundi nta mutekano bafite kubera ubutegetsi bubi dufite Kigali. Abakongomani nta mutekano bafite kubera ubutegetsi bubi dufite Kigali. Abagande nuko abata ibyo turabirambiwe. Dushaka kubana neza n'Abarundi nkuko byari bimeze mu Inkotanyi zifata igihugu zavuze ngo zije ngo twari dupfutse amashashi mu maso ngo abantu babaye ku bwa Habyarimana. Ariko uyu munsi noneho niba ari amashashi, niba ari shitingi, naba nishashi nibuze hari ukuntu hazamo ibikezi. Ubu ngiye mbona nibuze barafashe uruhu rw'inka akaba ari uko batwambika mu maso. Kuko ntima mfite uko ingana n'igisebe n'igikomere ntazakira mu mutima ntewe na leta ndimo uyu munsi wa none. Ushaka ko igihugu cyacu kigendera amategeko yashyizweho n'Abanyarwanda, yashyizweho n'abahagarariye Abanyarwanda bose. Ntimutekeshe igitugu, ntimutekeshe imbunda, ntimutekeshe igitsuri, ahubwo tugategesha n'amategeko yanditse mu gitabo uko Abanyarwanda bayashyizeho. Niba leta ari umubyeyi ikabiza imyaka yancimutiye umutungo wanjye, ariyo yabikoze igashyiraho n'imbaraga na manipawa, urumva yo atari kwa kwica umuntu rubuza. Si kwaguye ku mwana we mapyisi. Ntago ngiye urubanza rweze nshibije ko nta naho naziyara kandi nazungu bumva bazemeye bagiye kuzazitanga mu myaka 10. None rero nibyo nkubwira ko u Rwanda rwacu ruyobora abacamanza
rudakurikiza amategeko. Icyo naje kubona nabonye igihugu cy'u Rwanda cyarafashe abaturage bacyo kirabagurisha kizana abanyamahanga. Uyu munsi rero umunyarwanda nta gaciro gifite, ahubwo umunyamahanga niwe leta iri gushyigikira. Kubera iki? Kuko afite amafaranga ari kuzana. Twe twagurishijwe tutabizi, kuko umuntu yigeze agurisha ifamu agurishanya n'abashumba. Ni ukuvuga ngo natwe uyu munsi wa none twagurishijwe mu ifamu n'abashumba twese. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo aba bantu nk'uko bivuga ko twatejwe cyamunara, kuko cyamunara yo nibuze cyamunara umuntu agura ikintu cya miliyoni 10 akakigura miliyoni 2. Natwe rero twatejwe cyamunara kuko twafashe imitungo yacu bayiha agaciro kari hasi cyane, kandi bo bajya kugurisha agaciro kari hejuru. Urebye ubu impunzi mwikomeye, sinabona ubuzima ndimo, mbese ni mu buzima bukomeye. Ntabwo turi ntashima, nta usibye ko nutavuga yaracecetse. Ntago ari uko yishimye, ubashije kureba Imana yadushe kura umutima w'umuntu usesiye mukara, wasanga abantu bose inyo ziri gutakara nk'uko umuntu ajya baga intama igishorobwa kigasokamo kigenda. Ni ukuri kw'Imana urebye Kangondo ukabata umuntu wese ukavuga uti mujyanye kura mu mutima we, waba ukajya usanga inyo zitakara. Nk'ubu ugerageje ukareba abantu bose ukajyana kwa muganga, wasanga abantu bose bararwaye umuvuduko bakuye hariya, diyabeti, iki, bamwe bapfira ikitari igihe. Uri kumva bamwe baranasaze baraniruka. Nk'ubu ari umugore bitaga Mukenyezi, nubwo yapfuye yari umuntu ukomeye cyane, ariko yinigeze kubona umuntu yikoreye icyungo hariya mu birembo, nyuma aza kugongwa n'akagare ku Gisozi arahirima. Ni mushiki wa Mushimiye, ni n'umuntu ugaragara utavuga ngo ari n'umukene, ariko kubera imitungo yose yari yararunze ahantu hamwe bimaze kubisenya yahise agira stress. Yari anafite inzu ku Gisozi, sinovuga ngo yari n'umukene, afite n'aho ahungira, yari yarateganye, ariko ntabwo yabyakiriye kuko business yose yari irimo hariya. Yari ahafite business, yari ahatuye, yari afite IPI 3 muri Kangondo ya kabiri. Urumva rero kubyakira byaramugoye, akuramo gupfa. Mushiki wa Mushimiye yakuyemo gupfa kubera stress, kuko ntago nemera ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kigira amategeko yubahirizwa. Kizaho n'ubundi yego ndega niwe ndegera, ndagana ubuntuza akarengane, ariko n'ubundi wondega niwe ndegera. Nukuzaraka ukarengane nako kaba kariho muri iki gihugu turimo. Wa warigeze wumva aho Kagame igeze yumva ikibazo cya Kangondo ngo akivugeho nibuze? Wigeze ubona umuntu utigira avuga ku kintu imyaka 8 ingana gute n'umunsi warimo? Amahoro twayabaye mu gihe kirekire, ariko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 19 baraza barayadutesha kugeza n'ubu ngubu. mwe babanje kubacurika ubwonko, wajya kuvuga ibibazo by'u Rwanda ugahera kuri Habyarimana. Habyarimana is innocent. Ndikubwire ubu hari abaragenda bakabyimba ngo none wa Mungu yavuze ngo Habyarimana ni innocent. Ni innocent ku cyaha cya genocide, ibindi simbi mukuyeho, ariko ku cyaha cya genocide byo ndabikubwiye ubyimba uturike. Ni innocent kuko iyo genocide yatangiye atariho. Genocide ni ya Kagame, wayicuze arayiplaninga arayikora kugeza naho nawe ubwakomeza kugenda yikora munda. Kandi genocide 90% hafu n'abahutu, 50-50 abahutu indi 50 abatutsi, ariko igitekerezo n'imigambi n'uburyo irakorwa ibyo byo byakozwe n'abatutsi. Ari naho nakuye ijambo kwirimbura. Uzabazwa no kwirimbura azajya kwiga ikinyarwanda neza. Iyo wikozemo cyangwa ukigambanira. Hi, welcome to Open. All Air Open. I'm a